Mu buryo busa nk'ubwihariye yari umusore w'intambwa wasibwaga mu mashuri agafatwa na polisi, agasuzugura abarimu ndetse agacibwa mu mashuri inshuro zirenze enye. Gusa uyu munsi ni umwe mu bakinnyi ba sinema beza bahembwa menshi ku isi. Ni icyamamare muri wrestling, akaba n'umwe mu bantu bafite izina rikomeye cyane ku isi yose. Dwayne Johnson benshi bamuzi nka The Rock. Ni igihangange cy'imisi ariko afite umutima ukomeye kurushaho. Kuva mu bukene bukabije, imiryango isenyuka, gukurwa mu rugo, kugera ku gitaramo cy'ikinamico cya miliyoni, filime ze zose n'icyubahiro cyavuye mu ntego, umurava n'ubudahemuka. Ni inkuru y'umuhungu wakuriye mu buzima bw'akarengane, akaruhira mu mbaraga, agahanga mu kwizera kandi akubaha izina ry'umunyabigwi, kubera ko uyu munsi azwi na benshi. Niba wibaza impamvu yakundaga gufungwa akiri muto, uko yabaye icyamamare mu rugamba rwa wrestling, impamvu yameneshejwe ku ishuri inshuro enye, n'impamvu icyubahiro cye cyarushijeho gukura nyuma yo gutsindwa, humura igihe kirageze n'uyu munsi. Bidatinze reka twinjira mu rugendo rw'amateka ye. Mu mwaka wa 2019, The Rock Johnson nyine uyu ni umukinnyi